Bwira ko niba ushaka gutangira business nta mafaranga ufite, ikintu cya mbere ukora ni ugukemura ibibazo by'abantu. Iyo ukemuye ikibazo cy'abantu ntago bakwima amafaranga. Iyo ukemuye ikibazo abantu baguha amafaranga, kubera ko buri munsi abantu bafite ibibazo, kandi ntago wavuga ko nta kibazo gihari, kubera ko ahantu unyura hose, ahantu ugenda uhabona ibibazo, ahantu hose unyura ibibazo. Ukoresha iki? Ukoresha bwa bumenyi bwawe ufite na cya gihe ufite. Icyo gihe ufite n'ubwo bumenyi ufite bigufasha gukemura ibibazo by'abantu, wabikemura nabo bakaguhereza amafaranga. Ikintu cya kabiri nakubwiye ni ugukorana n'abandi. Iyo ukoranye n'abandi mubasha kugera kuri byinshi hamwe, kandi baravuga ngo iyo abantu bari hamwe buri wese arazamuka. Ntago koperative izamuka gusanga abantu bayo basigare. Iyo uko izamuka niko namwe muyirimo mugenda muzamuka mugera ku rundi rwego, ntago muguma kuri rwa rwego mwariho. Icya kabiri rero nakubwira ni ugukorana n'abandi. Igihumbi kizigamwe n'umuntu umwe gishobora kutagira icyo kimugezaho, cyangwa se cyane kimugezaho ntikibe gihambaye nk'uko abantu 10 bazigama igihumbi. Mukorane muzagera kure. Ikintu cya nyuma nakubwiye, iki ntago ari icya nyuma, nawe ushobora kuba ufite ikindi uri butwongerereho. Ikindi nakubwiye ni ugukora akazi kose kaboneka. Ntuvuge uti ntegereje akazi k'ibyo nigiye, ntuvuge uti ntegereje gukora mu biro. Kora akazi kose kaje, kora akazi kose ushobora kubona, akazi kose ushobora kugezaho amaboko yawe, akazi kose ufite ubushobozi bwo gukora. Ako kazi gakore kazaguhesha ikindi kintu cyiza wifuza mu buzima.